Reka nongere ngusuhuze we tugiye kubana mu mategeko y'umuhanda isomo rya gatatu. Uyu munsi nakuzaniye ibibazo n'ibisubizo by'ibizamini bikunda kubazwa ahantu hatandukanye. Reka dutangire. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ni ryari umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuzimya moteri akavanamo vitesi igihe agenda ahamanuka. Hano hari igisubizo ni igihe ikinyabiziga gikururwa n'ikindi kinyabiziga. Ni ukuvuga ahangaha urabona uretse igihe ikinyabiziga gikururwa n'ikindi kinyabiziga, nta kinyabiziga gifite moteri gishobora kugenda mu muhanda ahamanuka igihe moteri itaka cyangwa igihe vitesi idakora. Ubu nurya mu igazeti mu ngingo ya 88 ku gace ka 9 uzahita usangamo iki gisubizo uko kimeze. Ni ukuvuga ngo birabujijwe kuzimya moteri cyangwa ukavanamo vitesi igihe ugenda hamanuka, keretse gusa igihe ikinyabiziga cyawe kiri gukururwa n'ikindi, bivuze ngo wenda cyagize ikibazo. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ni ibihe bintu buri kinyabiziga kigomba kugira? Ni ibihe bintu buri kinyabiziga kigomba kugira? Igisubizo, buri kinyabiziga kigomba kugira icyapa kiburira cya mpande eshatu zingana na santimetero 40. Urabona iyo ikinyabiziga kiri kugenda kikagira ikibazo, ujya usanga bashyizeho icyapa cya mpande eshatu kiburira, kigaragaza ko icyo kinyabiziga giparitse aho gifite ikibazo runaka. Icya kabiri, agahago k'ubutabazi karimo nibura ibipfuko 4 bitanduza, ibikwasi 4 bitifungura, agatabo kanditsemo iby'ubutabazi, agacupa k'umuti wica mikrobe. Nujya mu igazeti ni mu ngingo ya 88 agace ka 5. Kuvuga ngo igihe cyose twaye ikinyabiziga wagombye kuba ufite ibi bintu bikurikira: icyapa kiburira cya mpande eshatu zingana na santimetero 40, agahago k'ubutabazi karimo udukoresho tw'ubutabazi nibura karimo ibipfuko 4 bitanduza, ibikwasi 4 bitifungura, agatabo kanditsemo iby'ubutabazi kugira ngo ugire ubumenyi bw'ukuntu wakwiyaranja, agacupa k'umuti wica mikrobe. Ubwo wajya mu igazeti ukabisangamo. Icya gatatu kiragira kiti ni ayahe matara aranga ikinyabiziga kandi akigaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere? Ni ayahe matara aranga ikinyabiziga kandi akigaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere? Ni isomo riherutse twiga amatara, twarabyize. Igisubizo, amatara ndangambere. Kuvuga ngo ni amatara ndangambere. Mu igazeti ni mu ngingo ya 2 agace ka 34. Ikibazo cya 4 kiragira kiti imyaka y'ifatizo ku nzego z'ibinyabiziga zibaho mu Rwanda ni zingahe? Vuga buri rwego n'imyaka yarwo. Igisubizo, nujya mu igazeti urabisanga mu ngingo ya 11. Iyo myaka y'ifatizo ni iyi: umuntu ufite imyaka 20 yemerewe ku modoka ziri mu nzego C, D, E na F. ubwo yemerewe gukorera iyi perimi imyaka 20. C
D, E na F. Ufite imyaka 18 yemerewe gukorera perimi ya A na B guhera kuri 18 kuzamuka. 15 yemerewe velomoteri. Yego. 14 yemerewe inyamaswa zikurura. 12 we ni amatungo. 5 ni ryari uva mu murongo wari urimo iyo mwagendaga mubangikanye. Ni ryari uva mu murongo wari urimo iyo mwagendaga mubangikanye. Nukuvuga ngo kubangikana ni umuhanda umwe ufite icyerekezo kimwe ariko ugendwamo n'imodoka ebyiri ziteganye mubangikanye. Igisubizo mu igazeti ni mu ngingo ya 25 agace ka 2. Hano hari ibisubizo. A, ushobora gukatira ibumoso. Tuvuge niba wacaga ibumoso wemerewe gukatira ibumoso ugahita uva mu muhanda nta kibazo iyo wari uri mu murongo w'ibumoso. Ahandi ushobora gukatira iburyo ari uko wari uri mu murongo w'iburyo. Ntabwo waba uri iburyo ngo uhite ujya gukatira ibumoso wagonga za zindi ziri hehe cyangwa ukabangamira babandi bari kugendera ibumoso bwawe. Nuvuga ngo iyo uciye iburyo bwawe ariho wanyuraga uvuye mu muhanda ukajya ku ruhande ibindi bigakomeza. Ikibazo cya 6 kiragira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga uhinduye icyerekezo agomba gukora iki. Igisubizo mu igazeti ni mu ngingo ya 25 agace ka 3. Cyagomba gukora cya mbere ni ukugabanya umuvuduko. Niba utwaye ikinyabiziga ukaba ugiye guhindura icyerekezo wagendagamo, icya mbere uragabanya umuvuduko. Icya kabiri kureka hagahita ibinyabiziga n'abanyamaguru bigenda mu muhanda uvuyemo cyangwa se bigenda mu muhanda umuyobozi w'icyo kinyabiziga avuyemo cyangwa biwugenda ku ruhande. Cya gatatu kureka hagahita abanyamaguru bambukiranya umuhanda avuyemo cyangwa uwo aganamo. Kureka abanyamaguru bakabanza bakambukiranya. Cya 7 iyo nta mategeko awugabanya birushijeho umuvuduko ntarengwa ni uwuhe ku binyabiziga. Vuga buri kimwe kimwe. Iyo nta mategeko awugabanya birushijeho nta byapa bihari bikwereka umuvuduko uri bugendereho aho ugeze. Umuvuduko ntarengwa ni uwuhe ku binyabiziga. Vuga buri kimwe kimwe. Igisubizo ugiye mu igazeti wagisanga mu ngingo ya 29 agace ka 2. Ku mapikipiki umuvuduko ntarengwa iyo nta mategeko awugabanya ahari ni ibirometero 80 mu isaha. Amavatiri ibirometero 70 mu isaha. Bisi zitwara abantu ubwo no kwango zishobora gutwara ibiro 3500 kugeza ku 12500. Ubwo bisi zitwara abantu ni ibirometero 60 ku isaha. Amakamyo atwara ibiro biri hejuru y'12500 ni ibirometero 50 mu isaha hamwe na velomoteri nazo ni ibirometero 50 mu isaha. Ikibazo cya 8 umuvuduko wo mu nsisiro uteye ute. Ubwo mu nsisiro ni handi hatari mu mujyi ku mpande. Igisubizo mu igazeti ni mu ngingo ya 29 agace ka 3. Imodoka zitwara abantu zigomba kugendera ku birometero 50 mu isaha mu nsisiro. Ibindi binyabiziga byose ni ku birometero 40 mu isaha. Icya 9 iyo ibinyabiziga bigeze mu masangano aho banyura bagombye kuzenguruka muri rond-point ari ibyagezemo ari nibigiye kwinjira ni ibihe bitambuka mbere. Iyo ibinyabiziga bigeze mu masangano aho banyura bagombye
kuzenguruka muri rompwe, ari ibyagezemo, ari n'ibigiye kwinjiramo, ni ibihe bitambuka mbere? Igisubizo mu igazeti ni mu ngingo ya 16 agace ka 2. Ni ibyageze mu isangano. Umuyobozi ugiye kwinjira mu isangano agomba kureka ibinyabiziga byagezemo bikabanza bigahita. Urareka ibinyabiziga byagezemo mbere bibanze bigire gute? Bihite. Nawe ukurikire. Ikibazo cya 10 kiragira kiti ni ibihe binyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa nibura 2 mu mwaka? Igisubizo mu igazeti ni mu ngingo y'142A. Ibyo binyabiziga ni ibi: ni ibinyabiziga bigenewe gutwara abantu, gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice, n'ibinyabiziga by'ibigo byigisha gutwara auto école. Murakoze, naho utaha mu mategeko y'umuhanda isomo rya 4. Kora subscribe, kora share, like niba utarayikora, ubundi byose uzajya ubibonera ku gihe.